Reka nizere ko umeze neza, mbanze ngusuhuze aho uherereye hose, nizera ko umeze neza cyane. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola, nkomeza kukwifuriza kugubwa neza ahantu hose uri ndetse n'ibintu byose waba uri gukora kuri uno munsi. Ngira ngo mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi tubamo, ni ibintu bisanzwe cyangwa se bidasanzwe bitewe n'imyumvire yawe kuba umuntu yakunda mugenzi we cyane bitewe n'ibyo bahuriyeho, gusa nanone bigatandukana no gukunda umuntu utazi cyangwa se utazi ibyo yanga cyangwa se ibyo akunda. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Bruce Melody. Uyu ni umwe mu bahanzi beza bakunzwe cyane ndetse bari international dufite hano mu Rwanda. Tutanibagiwe ko kandi yatwaye ndetse akaniharira imitima myinshi y'abantu hano mu Rwanda. Amazina ye nyakuri yitwa Bruce Itahiwacu Ngabonziza. Avuka mu muryango w'abana 4 ndetse akaba ari umwana wa kabiri. Papa we cyangwa se umubyara yitwa Gervais Ntibihangana, mama we akitwa Valene Muteteri. Uyu mugabo Bruce Itahiwacu avukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Abanza yize ku kigo cyitwa Kanombe, naho ayisumbuye ayiga ku kigo cyitwa Efotek, ndetse aza kuyarangiriza ku kigo cyitwa Islamic Rwamagana. Bruce Itahiwacu ni umuririmbyi, ni umwanditsi w'indirimbo ndetse kandi ni n'umucuranzi. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1992 mu kwezi kwa karindwi ku itariki 10, avukira mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uyu mugabo yakuze akunda umuziki ndetse no kuririmba, bityo bituma atangira umuziki we ku myaka mike. Muri icyo gihe akiri umwana, mu gutangira kuririmba ko yatangiye kuririmba aririmba mu rusengero. Aha rwari urusengero rw'abarokore yaririmbagamo abenshi tuzi nka ADPR. Uru rusengero rukaba rwaritwaga ADPR Kanombe. Uru rusengero rukaba rwari ruherereye n'ubundi i Kanombe. Si ibyo gusa kandi kuko yakuze anaririmba mu makorari yo ku ishuri aho yigaga, ndetse kandi aho hose ari naho talent cyangwa se impano yo kuririmba yari afite yatangiye kugaragarira, ndetse abantu haba abamubonaga mu rusengero, abamuyoboraga mu ishuri ndetse no mu rusengero, yewe nabo baririmbanaga. Bruce Melody avuga ko mu rugendo rwe rwo kuririmba mu rusengero ndetse no mu makorari yo ku ishuri yabandikiraga indirimbo z'Imana, gusa bakaziha abandi ngo ari bo bazitera, bityo umwanya wo kwigaragaza we ukaba mukeya. Avuga ko ibyo byamubabaje bigatuma anabivamo, ari nabwo nyuma yaho yaje kwigira inama yo kujya muri studio, aho hari mu mwaka w'2006. Kujya muri studio kwa Bruce Melody yagiye ku muproducer witwaga Jackson Dadoe, ari nabwo baje gukora indirimbo ya mbere ya Bruce Melody. Gusa nyuma yo gukora iyi ndirimbo barayikoze ntiyarangira. Si ibyo gusa kandi kuko baje kuyihana murumuna we Nasoni ngo ayikore, gusa kuyirangiza biramunanira. Ibyo byose ntibyamukomaga mu nkokora, bigatuma acika intege ndetse bisa nkaho aritse umuziki. Uyu mugabo Bruce Melody yaje gusubira muri studio mu mwaka w'2010. Asubira muri studio akora indirimbo yitwa Inkovu, ariko kubera amasomo ntabwo yigeze abona umwanya uhagije wo kugira ngo ayamamaze ndetse iyo ndirimbo imenyekane. Nyuma yo kurangiza amashuri ye yisumbuye, Bruce Melody yahisemo
gushyira imbaraga mu mwuga cyangwa se muri kariyeri y'umuziki, cyane ko byari ibintu atishakamo kuko yarabikundaga. Mu mwaka w'2011 yaje gukora indirimbo yitwa Ngiye kubivuga, nyuma aza gukora Tubivemo ayikorewe na producer Fazo. Izo ndirimbo uko ari ebyiri akaba ari nazo ndirimbo twavuga ko arizo Bruce Melody za mbere yahereyeho. Mu magambo y'uyu mugabo kuri izi ndirimbo ebyiri avuga ko iyi ndirimbo ya kabiri Tubivemo ari nayo yatumye dutangira kumwumva. Mu mwaka w'2017 Bruce Melody yabaye umuririmbyi wa mbere witabiriye ibitaramo bitegurwa na Coke Studio, aho yagiye ahahurira n'abandi bahanzi bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Muri uyu mwaka n'ubundi w'2017 indirimbo ye yise Turaberanye yatwaye igikombe cy'indirimbo y'umwaka, aho ari naho twavuga ko umuziki wahise uhindura isura, bityo dutangira kuwukunda cyane. Ibyo byatumye abantu batangira kumutega amatwi ndetse bamubona nk'umuhanzi nyarwanda ugiye guhindura byinshi ku muziki wacu nyarwanda. Ibi byari bitewe n'uko yari amaze kwigaragaza mu ndirimbo nyinshi nka Ntundize, Ndumiwe ndetse n'izindi cyane, gusa nanone bikaza ari umwihariko ndetse ari n'agatangaza bitewe n'ukuntu yavangaga ubwoko bwose bw'imiririmbire, harimo Afrobeat, R&B ndetse na pop music. Ibyo byose bikaba isoko y'abafana bitewe na test y'abafana cyangwa se ubwoko bw'imiziki bashobora kuba bakunda. Ikindi cyari kirushijeho kandi ntibibe indirimbo z'urungano cyangwa se urubyiruko gusa, ahubwo n'abandi bantu mu ngeri zose. Ni indirimbo nyinshi harimo Katerina, Abu Dhabi ndetse n'andi ma featuring y'abahanzi bo hanze zagiye zimufasha gukomeza kuzamuka, haba mu bafana ndetse no mu buryo bw'ubukungu. Bimwe mu bintu ushobora kwitega cyangwa se ugasanga mu ndirimbo z'uyu mugabo Bruce Melody ni amamelodi meza cyane aryoheye amatwi, amagambo yanditse neza ndetse agukora ku mutima bitewe na situation ushobora kuba urimo, ndetse kandi n'ijwi rye rinoze rituje bigufasha kwisanga mu mwanya w'iyo ndirimbo cyangwa se mu rukundo rw'iyo ndirimbo. Reka tuve kuri ibyo ngibyo noneho turebere hamwe ibihembo Bruce Melody yahataniye. Mu mwaka w'2014 yatwaye ibihembo bya Salax Award nk'umuhanzi mwiza wa R&B. Mu mwaka w'2017 atwara ibihembo bya Hip Hop mu cyiciro cy'indirimbo y'umwaka. Iyo ndirimbo ikaba ari Turaberanye. Mu mwaka w'2018 uyu mugabo Bruce Melody yatwaye ibihembo bya Primus Guma Guma Superstar nk'umuhanzi mwiza. Mu mwaka w'2019 yaje gutwaramo ibihembo bya Salax Award inshuro ebyiri, ni ukuvuga ngo nk'umuhanzi mwiza wa R&B ndetse akongera akaba umuhanzi mwiza w'umugabo. Mu mwaka w'2019 nanone yaje gutwaramo ibihembo bya Kiss Summer Awards, abitwara mu cyiciro cy'umuhanzi mwiza. 2019 nk'umwaka wamuhiriye ndetse ukamugendekera neza, yatwayemo ibindi bihembo bya Hip Hop mu cyiciro cy'indirimbo ifite amashusho meza. Iyo ndirimbo nta yindi yitwa Bloka. Mu mwaka w'2020 yatwaye ibihembo bya Kiss Summer Awards inshuro ebyiri, ni ukuvuga ngo mu cyiciro cy'indirimbo y'umwaka ndetse n'umuhanzi mwiza. Ni ibihembo byinshi uyu mugabo yagiye yegukana ndetse akanatorerwa. Tugiye kuvuga ibigwi bye cyangwa se ibyiza yagejeje ku muziki nyarwanda, ndetse nawe ibyo amaze kwigezaho ntitwabivamo. Gusa kimwe muri byo nuko tutarika kuvuga ngo uyu mugabo
ari muri bamwe bafatiye runini umuziki nyarwanda wacu ndetse kandi ku rwego mpuzamahanga.